mbona uvuga ngo iyi modoka rero ubu ngubu igiye guca agasuzuguro kagiye kurangira ko batsuzuguraga mfata akamoto umusitari muzima ariko urabona imyaka 3 maze muri industry nyarwanda nanjye nkaba mvuye mu muhanda n'ibirenge bingiye kujya ngenda mu modoka ni ikintu gishimishije cyane kandi arabona sanze muri industry nyarwanda na nubu bagipyeta ibirenge rwose bagifata utumoto so umudiaspora rwose wanteye inkunga ngenda mushimira cyane bamwita Honorine aba muri Australia abakobwa bankatiye bo ebana mugiye kuzanyifuza mutakimbuza barahari abakobwa beza nuko bimitima babuze nese ko bamara kuba ba Miss Rwanda babona bamaze kubona aba followers bagatangira bakambara ubusa ngo nabasireyi ba Miss Rwanda barutwa n'ingagi kuko ingagi zinjiza amadovize none se ba Miss Rwanda binjiza nese ari umuzungu wava muri Amerika waje kureba Miss Rwanda ariko bamukera rugendo baraza bakajya kureba ingagi bakinjiza amafaranga bakarara mu mahoteli bakinjiza muri Miss Rwanda kuri wowe arutwa n'ingagi yakabimeze bite shameze neza cyane ndaryoshye kabisa biracamo ntaribi iyi modoka sumayemo umunyenga iyi modoka urabona mvuye kuyigura ubu tuvugana nyiguze muri Cyamunara iyi modoka uyiguza ngahe urabona ko iyi modoka rero nyiguze miliyoni 5 wenda turibuze kuza kwibaza hano amafaranga yakuye ariko turagira aho ngaho umushoferi se kubera iki uyu nguyu ari utwaye kubera iki udatwaye ni ukuvuga ngo imodoka nge nari nsanzwe nyizi ariko impamvu nashatse umushoferi nta byangombwa nari nabona ntabwo ndabona perime niyo mpamvu ubu ndi kwifashisha imodoka ndayizi rwose niyo mpamvu ubu ndi kwifashisha umushoferi uyu ni umushoferi wanjye mwishyura ku kwezi iyi modoka uyiguza ngahe iyi modoka nyiguze miliyoni 5 rwose zifunze imbumbi yaka umuntu yakwibaza ngo ayo mafaranga ngana uricyo uyakuye ni ukuvuga ngewe mfite umudiaspora w'inshuti yanjye iyi modoka bayitangaje kuri Cyamunara urumva ndangije mpamagara umudiaspora w'umuvandimwe namubwira ntera inkunga nta mafaranga mfite untera inkunga rwose mbonye imodoka ya make nanjye nyigure rwose mve mu muhanda ibintu byo kujya ntegutumoto rwose nanjye mbiveho ubu iyi modoka niki cyo guhindura mu buzima bwawe mbona uvuga ngo iyi modoka rero ubu ngubu igiye guca agasuzuguro kagiye kurangira ko batsuzuguraga mfata akamoto umusitari muzima ariko urabona imyaka 3 maze muri industry nyarwanda nanjye nkaba mvuye mu muhanda n'ibirenge bingiye kujya ngenda mu modoka ni ikintu gishimishije cyane kandi arabona sanze muri industry nyarwanda na nubu bagipyeta ibirenge rwose bagifata utumoto aho ngaho duha urugero bwabo wasanze muri industry ni benshi cyane udemo nka 3 bakanyombya banzovu banyagahene bose baracyaseta ibirenge ariko se burayakabona baziriki buriya bakunda icupa nanjye bura nuko nagabanyije icupa nubwo banteye inkunga ariko nari mfite duke nabo nibareka icupa bazagira kuri urwego tugezeho kandi abo ngabo banagutanze muri industry bananze muri industry nyarwanda ariko kubera Imana nanjye ubu ngubu rwose kuzongera kumbona rwose yakarakishashiye rwose bafunga kinwa bana bagabanya urugambo ubu naye ngiye kujya mbanyuraho ndi kubatera ivumbi rwose ubu uzajya abandi bari ifite wenda nandi uzajya hari ifite cyane cyane abakobwa umukobwa we rwose kujya mpura n'umukobwa rwose ari kunyagirwa uhita mpagarara rwose mwabuja wakuri imodoka nka gutwara rwose sheri urumva ari nyirayo sheri urumva we ni nyirayo uramufite se ariko sheri ntago yabura basheri ndabafite benshi cyane hanyuma ugiye mu byamamare hano mu Rwanda bimaze kwibikaho akamodoka niko navuga ntago ari akamodoka n'imodoka nagatwikiriye
umaze kwibika agatwikiriye bimwe mu byamara no mu Rwanda nawe ugiyemo ubu ngiye kujya n'abana rwose iyo umudiyasipora wamubwira iki so umudiyasipora rwose wanteye inkunga ngenda mushimira cyane bamwita Honorine aba muri Australia shantuka vraiment yari hafi no kuzina umunsi yageze inaha kabisa ni enjoy ikaze cyane hanyuma se uyu mushoferi muzayamubara mute ngo umushoferi ndamuhamagara iyo nyine nk'ahantu ho kujya ndamuhamagara akaza kantwara kuko ntabwo muhemba ku kwezi muhemba uko yakoze uko yantwaye uwo munsi namukeneye arayatahana ubu se ntazayigiriye oya yayigiriye gute se kandi yayisangiye iwanjye hanyuma rero ubwo duherukana umudiyasipora n'ubundi yari yakuremeye mashini imashini uracyayifite imashini irahari rwose hanyuma ubu ngubu aragutunguye akoheje amafaranga nawe ugende mugatwikiriye i Kigali oya niko bimeze rwose nawe ubu ahubwo igisigaye ni ugushaka umugore urumva umugore ukeneye afitiye mico ariko umugore ni ukuvuga umugore nge nzashaka ni umugore urumva ufite disipurine ko nge nzamushaka kwanza amaze kumenya maze kubona perimi ku buryo nzajya mutwara ngize n'amahirwe yasa nawe ayizi akajya ntantwara rimwe na rimwe ntantwara nkamutwara ariko oya urumva kumubujije akazi se oya umugore wanjye se urumva umuhaye umushoferi ngo amutware abagore b'iki gihe urabayobewe buriya watubwiye ngo ntabwo nta perimi ufite ariko imodoka urayizi uriya nawe uri buze kutwereka wenda nimba wenda wagerageza ugatera nk'umunota umwe ugakora nk'umunota umwe utwaye byakundara utaneza traffic police ugasanga barantwaye narayimarana n'ukwezi wa mugabo shanga bayifunze umushoferi dufitanye contact nagusobanuriye wa munyamakuru hanyuma ubu imodoka nubwo umaze kuyigura ibyo byose ari byo ugomba gukosoraho oya ahubwo biransaba gukora cyane kuko buriya gutunya imodoka nta mafaranga ufite kugura esanse ishobora kugira ikibazo ipine rigatoboka kujya gukoresha birasaba rero ko ngomba gukora cyane amafaranga iramutse igize ikibazo amafaranga ajya ahora ari standard abundi ubu yakamwana ubundi umuntu watangiye kumumenya yakamwana ubu ngubu kuri konti afiteho nkangahe kuri konti ntabwo waburanaho nka miliyoni 3 enye zo kwenjoye ziba ziri aho ngaho ziri standby mu kibazo runaka ni nka arja de push ziba ziri aho ngaho ibyishimo ariko byo kwakoze iyi modoka ibyishimo se twa turimbo twawe oya ibyishimo byo nzagutumira tugiye guserebura iyi modoka nyine turi kurya turi kunywa n'abafanazi banjye bose n'abakunzi banjye ariko babandi bangombwa ba hafi shofa dukatire hano imbere dusubire abafana bawe rero n'abandi bajya abafanazi banjye n'abansuzuguraga ngo yaka ngo ntacyo wigejejeho muri indasitiri nyarwanda murayibona kiboko nayiguze rero mwa bantu mwe ntagire uvuga ngo imodoka yanjye ngo nayiguze make nawe uzayigure ushaka gupinga nawe azagerageze atera intambwe agere ku rwego yakamwana agezeho ubundi ni ibiki usigaje kugeraho utari wagira agatwikiriye dore bamaze gupinga igisigaye ni inzu gusa nkava mu bukode ndumva nta kintu ariko burya iyo umuntu yamaze kwinjira umuhanda amaze gufata kibuta kigenda n'ibirenge uba wageze ku rundi rwego ubu abantu bo kuri YouTube cyangwa aba YouTubers bakwitegeho iki bazaba baguhamagaramo baguhangaye oya ntuzajya ukenera imodoka ni ukujya ngeraho rwose ku munsi ni 40,000 nkayiguha umunsi wose ariko nkaguha umushoferi hano uvuga ngo uritwara kuko abantu b'iki gihe umuha imodoka akayitwara uko yishakiye kubera ko aba yayikodesheje ugasanga
aragiye arayangirije yagwaye ibihumbi nka 80 iminsi 2 wajya kuyikoresha ukayikoresha 300. yakabura bimwe mu byamamare hano mu Rwanda bitaragura imodoka wowe dufate bamwe wambwiyemo harimo Nyagahene harimo Kanyombya buriya se baramutse Kanyombya kubwiye ngo yakawaguzi agatwikiriye kanize nta mushoferi nshaka ko ngenda yize urabayimuha Kanyombya Kanyombya kuko ari umuntu nasanze muri sinema nyarwanda mu bantu bandeninze no gukina rwose kumenyera sinema nyarwanda Kanyombya arimo ari mu bantu bamfashije Kanyombya rwose cyakora nta muhari ifite musanze ku muhanda ari kunyagirwa nta muhakari ifite da ntabwo wayimuha ngo nabatware oya nta muhakari ifite rwose buriya ko se bro Nzovu ubona azira iki kandi yaratangiye industry ya muziki Nzovu nawe Nzovu yaramagiwe rwose Nzovu yaramagiwe yarumiwe nawe ni nkanjye aha uretse ko ngewe nyine maze kumurengaho ariko nawe nari narakubiswe ese ubona biterwa n'iki kugira ngo abantu bamaze igihe muri industry batagira aho bagira ubona biterwa n'iki abenshi ni imibare mibima ko Nzovu urebye igihe yatangiriye nawe ubwo arabikwibwira yatangiranye na babamenya urabona urwego bagezeho ariko Nzovu aracyari wa wundi yaka wagira icyo ubwira abamabuja bawe basiya icyo nabwira amabuja rwose ubu mabuja rwose ngiye kujya njya gushutinga muri Gatarina paritse kebo yanjye ubu ngiye kujya muri interview rwose paritse kebo yanjye ku ruhande abansuzuguraga rero bana agasuzuguro karaje kabashiremo naba bakobwa bagukatiye nawe bagira icyo babwira abakobwa bankatiye bo bana mugiye kuzanyifuza mutakimbura niko bimeze rwose bagiye babe basubije amerwe mu isaho basubiza amerwe mu isaho rwose reka ntakiri wa wundi ntago nkiri wa wundi n'abandi baguhamagaraga kuva dukorane azajya abanza kukumenamo esanse se ni ukumenamo esanse nyine mbese uzajya umpamagara urumva ni ukungurira esanse iyi modoka inywa ngahe iyi modoka mbo biterwa wenda uvuye hano ugiye nka Kacyiru cyangwa Kacyiru hariya hafi uri kumbura mvuye hano ngiye Nyirubavu za Musanze mvuye hano nerekeje nko mu ntara nyine yaka agatwikiriye rero umaze kukagura umeze neza ndaryoshye twakabonye umeze neza uraryoshye mu diaspora kwitayeho gagira icyo ubwira mu diaspora bana uretse kumushima ndumva nta kintu namubwira ni ukumushimira gusa bana namuka agarutse mu Rwanda ntabwo yahanyura manzi iyo modoka bari uyikatiye aka ntabwo yahanyura rwose cyaba yiguye se bayigukate reka no ibyo ntabwo ndabigeraho of course ariko uzabigeraho biri hafi uya igikoresho cyabonetse urumva hari ikindi buriya akagiye cyo kujya muri hanze burya ni ryari mu kwa karindwi utubwira ngo agiye muri medical check-up utubwira ko wagiye muri medical check-up ikarangira mu kwa karindwi mu kwa karindwi mu nyitege ahubwo iyi modoka nzayisigiramo nanjye nibyo mise nibaza uzayisigira wa mugore wawe bizaterwa n'umukobwa cyangwa uzakansigira sha nagusigire w'umunyamakuru se turi inshuti rega nzayisigira umugore sha nzaba mfite umugore nzaba narabonye umugore ngomba kuyisigira umugore uteganya kumushaka ryari umugore ntabwo igihe kiragera nakubwiye ko nzamushaka umushoferi wawe ariko arayizi arayumva umushoferi arayuka rwose arayumva kabisa umushoferi ugomba kuba ari kumfasha muri iyi minsi iyo utarabona agaperimi igihe ntarabona perimi yakoze bamwe mu bakobwa bo mu Rwanda bakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bambaye ubusa buriya biri bifata gute
nese ko bibinjiriza nibyo bibatunze nyine bagomba kwambara ubusa kuko ari byo bibatunze. Buriya yaka Miss Rwanda bundi kuri wowe Miss Rwanda buri gifata ute? Miss Rwanda ariko ngewe Miss Rwanda ngewe mbafata nk'abantu bari aho ngaho. Miss Rwanda se yinjiza iki mu Rwanda? Kandi ariyo kugaragaza umukobwa mwiza ufite n'ubwenge. Umukobwa mwiza se umukobwa mwiza barahari abakobwa beza nuko ab'imitima babuze. Nese ko bamara kuba ba Miss Rwanda babona bamaze kubona aba followers bagatangira bakambara ubusa ngo nabasireyi. Ba Miss Rwanda barutwa n'ingagi kuko ingagi zinjiza amadovize. None se ba Miss Rwanda binjiza. Nese hari umuzungu wava muri Amerika ngo aje kureba Miss Rwanda ariko ba mukerarugendo baraza bakajya kureba ingagi bakinjiza amafaranga bakarara mu mahoteli bakinjiza. Muri Miss Rwanda kuri wowe arutwa n'ingagi. Ko bimeze. Miss Rwanda ubona nta kintu yahindura. Ntacyo. Yavuye kuva. Noneho abahungu se bo bafite uburanga. Abahungu nabo bariho. Abahungu barahari. Miss Rwanda Mungu ni Kofi. Mungu ufite amafaranga wese abari imanzi. Abari imanzi. Ari imanzi nutararongora. Ariko ba Miss Rwanda bura bari amasugira muzabambaye. Babari mubona uramuziteguye Mr. Rwanda abahungu beza. Bura naye amategeko washyiraho. Amategeko nashyiraho. Amategeko nashyiraho. Agenga ba Mr. Rwanda. Urabaza ba Mr. Rwanda. Bakora umusore wize ufite igitekerezo kiri hejuru ufite icyo azamarira igihugu. Uba wumva nk'imboga kandi afite n'agafaranga nyine. None se ko wumva yaba ari nk'imanzi cyangwa wumva oya ushatse imanzi zo nazo wabona. Nuko wakubwira gushaka isugi ufata umwana uri hejuru y'imyaka umukobwa uri hejuru y'imyaka ufite imyaka 18 ushatsemo amasugi wasanga wabona bake cyane. Numwe kwijana ntabwo yemeranya n'abavuga ko abamansera bari amasugi se ubwo aho ngaho wabugiye ku abamansera se ndakubwiye ko ari amasugi. Abamansera ndakubwiye ko ari amasugi ariko niyo amategeko abagenga mansera agomba kuba ari isugi. Na padiri agomba kuba bimeze ariko siko bimeze. Ku giti cyawe wumva byamera gute? Ku giti cyanjye bagakwiye kuba ari amasugi nk'uko babyiyemeje ababikira nyine n'abapadiri bakaba ari abamanzi ariko byarabananiye. Ntibashaka abagore rero n'ababikira bashaka abagabo bakora ku kazi k'Imana ariko bafite abagore. Ubona byemewe gushaka umugore ikibi no gutunga abagore benshi. Hanyuma yakatirimo dusoza ibyo byose waguza agatwikiriye ariko hari na bamwe ubushaka no kubwira cyangwa no kugira inama cyangwa se no kugira uko wenda wabivuga mu bundi buryo. Urabona wakaguza agatwikiriye turimo no kukagendamo turi kukesiya twumve ko wenda batabana guhenze cy'abana guhangitse. Turimo dusoza gira icyo wakibwira bamwe mu basitari bakigenda n'ibirenge cyangwa se bamwe mu rubyiruko nabo bifuza kugera ku nzozi nawe ugezeho uyu munsi ukaba uri kugenda mu gatwikiriye cyangwa bamwe mu basitari muhuriye muri industry. Bacyo nababwira gusa no gukora cyane mukagera ku rwego tugezeho. Urabona ngewe akamwana ubuhe no kongera kugenda n'ibirenge ngiye kujya mfite akamodoka nerekeza aho nshaka nerekeze mu ntara nimba nkeneye gusura umuvandimwe wanjye mu ntara nerekere nabyo gutega kwa steri. Murakoze cyane kandi namwe Imana ikomeze ibafashe. Hanyuma uko bigaragara rero biragaragara ko ari wowe muri ino minsi cyangwa se ubu ngubu yakamaze kugura imodoka ari wowe ugiye kujya umutwara. Wabifashe gute? Urumva kame ngiye nk'umushoferi ntago nabifata nabi byanshimishije kubera ko nari maze n'iminsi ndi mu bushomeri ariko yakakubera ko twari dusanzwe turi inshuti akaba yarabizi ko mfite uburenganzira bwo gutwara ikinyabiziga. Urumva nanamushimira cyane nanamushimira rwose boss wanjye akamwana
mushimire ko yantekerejeho mu bantu ba mbere kugira ngo nzajye mutwara kuko arabizi ko ndi umushoferi mwiza rero ni ibintu byanshimishije cyane kandi nishimiye ko mbona yakayateye n'intambwe akaba hari urwego yavuyeho n'undi yagezeho murakoze ngo hari bamwe mu basitari wari umaze igihe utwara ariko nubwo bitagenze neza nabo wenda si ngombwa ko tubavugira cyangwa nabavuga oya ntabwo ari ngombwa ko mbavuga wenda byazaba ngombwa nyuma kubera ko kuba ntakibatwara nuko hari bitaragenze neza rero yaka nk'umuntu wari uzi situation yose ukuntu imeze akaba azi yuko nta mafuti nari ndimo niyo mpamvu yanyiyambaje kuko asanzwe azi yuko ari ibintu byanjye gutwara ikinyabiziga urakoze cyane murakoze cyane yes ngira ngo rero mwabyiyumviye Yakamoana tumaze gusura ibikorwa bye tumaze gusura imwe mu bikorwa bye amaze kwibikaho harimo imodoka ejo bundi azajya no kutwereka inzu ye arimo kubaka ntabwo yari atubwira ari kuyubaka ariko uyu munsi twasuye imodoka amaze kugura muri Cyamunara umushoferi uzajya umutwara bamwe mu basitari ngira ngo mwumviye inama yagiye Yakamoana baha mwaje mumusuzugura kuva kera iyi televiziyo cyangwa se YouTube channel yitwa The Peace TV genda ukore subscribe uduhe comment hanyuma ukore share ukande like ukande ukazogera tujye tubana umunsi ku munsi amajyepfo amajyaruguru ibirasirazuba irengerazuba ndetse no hanze y'imbibi z'u Rwanda ngira ngo tubana umunsi ku munsi reka mbifuze gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubaha amahoro y'Imana akomeze abane namwe tuzongere ubutaha iyi ni The Peace TV ciao ciao bye bye